uyu munsi mumenyereye ko niba twavuga ko ari MC niba ari inde umusangiza w'ijambo wacu uyu munsi nanjye ubu ngiye kuba we yego Mutoni naje ndashaka kugira ngo Brenda atubwire ko hari ikibazo ngiye mfite cyihariye nshaka kugira ngo mubaze yego Brenda hari ikibazo gihari kiragira kiti hari abagore bakunda kurongorwa ak'inyuma bakazana ibyuka ibisuzi vuga ibisuzi kugira ngo abantu babashe kubyumva imisuzi ifite ahantu ibisuzi ibisuzi bifite ahantu biva n'ibyo byuka ngenda mvuga ibyuka kuko wenda numva ko ari nk'ibyuka nyine yego ndashaka kugira ngo nsobanurire ahantu ibyo byuka biva n'imvano yabyo ko bibaho cyane hari abantu benshi bagiye babinganiriza niyo mpamvu iki kibazo navuze ngo ngomba kukikubaza urakoze cyane inshuti bakunzi mudukurikiye ikintu cya mbere ngusaba ni subscribe kubera ko tukubwira byiza kandi bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi ubwo rero ibyo bintu abantu benshi bakunda kubyibazaho ndetse abagabo bikabatera bamwe na bamwe kwinuba kubera yuko baba bazi yuko ari ugusura cyangwa se umwanda w'abagore uyu munsi rero tugira ngo tubibasobanurire wenda nawe Mutoni aho uri buze kuba usobanukiwe uze kuza kuhambwira cyangwa se nawe uze kunyunganira uko mbibona rero mbona yuko ibyo byitwa ibyuka cyangwa bamwe bafata nk'ibisuzi iyo bari kukurongora wakoze ak'inyuma cyane cyane nibwo bikunda kugaragara ntago aba ari ibisuzi ntago aba ari imisuzi nk'uko abantu babivuga ni umwuka uba uturuka mu nda ibyara uri kumva urabona nka kuriya baba bakunamishije sibyo kuriya baba bakunamishije kwa kundi igitsina cyo cyinjira mu imbere gisohokamo hahita hinjiramo umuyaga uri kumva kwa kundi asunika hinjiramo umuyaga yasohoramo umuyaga ugasohoka iyo yasunitse yinjizamo hari ubwo umuyaga winjira hari n'ubwo asohora ugasohoka aricyo cya cyuka abantu bakunda kuvuga ngo ni ibisuzi akenshi bikunda kugirwa n'abandi bantu ariko batari gukora imibonano mpuzabitsina ahubwo b'abagore babyaye bakabura ibihembo sinzi wenda niba ku kantu kaziho kugira ngo utuganire yego ahubwo njyewe uburyo nabifataga numvaga yuko ari muri cya gihe umugabo aba yabikoze nk'iminota myinshi urumva wenda yakoze n'izindi sisiteme zindi zitari iyo ngiyo yego atari aka k'inyuma wenda bikaba ari nk'ubuzahare cyangwa se wenda bitewe n'iminota yakoze wenda ibyo byuka akaba ariho byaturuka njyewe niko nabyumvaga sinzi rero niba byaba ari byo ni ukuvuga ngo biriya n'ibyo ngibyo wenda uko ubitekereza byashoboka ariko biriya ni ukuvuga ngo biriya byuka bituruka mu kuba umugabo acumutura reka mbivuge gutyo umwuka winjira mu nda urabona uburyo uba uhenerejemo umwuka uba winjiramo igitsina cy'umugabo iyo kivuyemo hinjiramo umwuka yasubizamo yakuramo ukajya kumva ngo icyo cyuka kigasohoka ni ukuvuga ngo n'ibyo byuka biba birimo bisohoka ni ukuvuga ngo n'umugore wagiye ku kiriri ntahembwe neza ntarye ngo yuzuze yanda ni ukuvuga ngo iragenda nabyo bikazamugiraho ingaruka yajya abahagaze ukajya kumva ngo yaba ari kugenda ukumva ngo mbese cya cyuka kiba kigenda kigira gute gisohoka hahandi hatigeze huzura kandi havuye umwana bivuze ngo rero no mu gihe cyo kuvuga ngo umugore arimo arakora imibonano mpuzabitsina uko umugabo agenda ameze asunika asunukura icyo cyuka kigenda cyinjiramo nicyo kigenda cyongera gisohokamo gipfubuka hari umugabo njyewe twigeze kubiganira yego ndamubaza si koko ibyo byuka uba wumva bitakubangamiye arangije arambwira ati rwose ni byiza njyewe numva ari byiza yego ahubwo biranagufasha iyo biri kugenda bisohoka ukabasha kugushyiramo niko yambwiye niba ari byo koko nawe w'inararibonye Mutoni icyo nzi cyo nuko nawe uri inararibonye ahubwo icyo navuga cyo ni kimwe wenda ntabwo bishobora kugushiramo kuko biriya nkubwiye impamvu ibitera wenda uwo bishiramo ni umugore wabyaye umugore wabyaye ako kanya ku kiriri ashobora kutabona ibiryo ariko igihe yazabonera ibiryo bihagije yanda
hantu haturuka cya cyuka hakuzura, hamara kuzura bigatuma yagira gute, yamererwa neza ntiyongere gupfubuka kwa kundi. Ariko umugore uri gukora imibonano mpuzabitsina bishira ako kanya murangije, ariko iyo mwongeye mugasubirayo hari igihe bigaruka. None se ikibazo cy'amatsiko, ko hari umwana w'umukobwa utarabyara, ibyo bintu wambwiye ko byamubayeho, ubwo byo twabyitondeye. Umwana w'umukobwa utarabyara bikaba byaramubayeho ari gukora imibonano mpuzabitsina. Nyine imibonano mpuzabitsina n'ibyo ngibyo biratandukanye. Nyine ibyo byuka biraza nyine kubera yuko ari kurongorwa. Nakubwiye ngo iyo uri gukora imibonano mpuzabitsina, uko igenda yinjira isohoka, igenda yinjizamo umwuka mu nda, yasohora ikawuvanamo, aricyo cyitwa cya gisusi. Ntabwo bisaba ko warabyaye, nta nubwo bisaba kuba utwite cyangwa iki. Inshuro nyinshi ubwo biba ku bantu babyaye nyine bakabura ibihembo. Muri make ubwo niko tugiye kubikora. Yiwe Mutoni ntabwo uranyumva kabisa. Ntabwo uranyumva. Hari uburyo, ni ukuvuga ngo hari uburyo ki umugore, naguhaye urugero ebyiri. Ibyo bintu by'ibyuka biba ku bantu babiri. Umuntu wa mbere biba ku muntu yabyaye akabura ibihembo. Ukuvuga ngo iyo wabyaye bigusaba kurya ukuzuza inda cyane. Ubwo bagore mutwumva rwose mugerageze mwiyuzuze. Yego. Mukoreshe n'iyo waba urwaye urembye urye. Ubyihate. Ejo utazahura n'icyo kibazo. Yego. Kumva ko bibangamye. Utekereza nawe niba waba uri mu muhanda ukumva ngo pfu. Bibaho cyane, abantu benshi bamaze kubimenyera. Ndumva rwose byaba ari ikibazo. Noneho ikindi, icyo kibazo cy'uwo mugore wabyaye tugishyire ku ruhande. Ibyo bitandukanye nubwo ari bimwe, ni bimwe ariko biratandukanye. Ibyo bitandukanye nanone n'umukobwa n'umugore ugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo ari gukora ak'inyuma, yaba yarabyaye yaba atarabyaye, byose ni kimwe. Agomba kugira uwo mwuka. Uwo mwuka ahantu uva ni hahandi asunika umugabo, agakuramo hakinjira umwuka, agasubizamo, cya cyuka nicyo kigeraho kigasohoka kikaba ngo pfu. Uzi icyo mbona cyo? Yego. Icyo mbona cyo ngewe uko nkurikije uko ndi kubyumva, ahubwo ndumva ubwo byaba bituruka mu kuba muri kwa kwirekura uburyo wirekuye. Wenda reka tubifate muri ubwo buryo kugira ngo ubashe kubyumva neza. Ikindi kandi binaterwa nanone n'impamvu y'uko umugabo kwa kundi ayishyiramo ayikuramo, nibyo bituma icya cyuka cyagiye cyinjiramo gisohokamo. Ntabwo rero ibyo ngibyo bisaba kuba warabyaye, nta nubwo bisaba no kuba utarabyaye, byose bari kimwe. Urumva yuko umugore wabyaye byamubaho, ndetse n'iyo yaba atarabyaye byamubaho. Ikindi kandi ashobora gupfubuka gutyo. Hariho abantu bajya bakunda kubyibaza bakavuga ati kuki apfubutse kandi atari mu mibonano mpuzabitsina, ayicaye. Ni uko aba yarabyaye akabura ibihembo. Bagabo muhemba abagore banyu kugira ngo babashe kumererwa neza, ndetse banishimire yuko ubuzima bumeze neza cyane muri bo. So rero ndumva wabagira inama ubundi tugasoza ino video yacu cyangwa se ino nyigisho yacu. Rero ndumva inama nagira abo babyeyi cyangwa se wenda nawe bafite abo bagore, bagerageze babiteho, babahe ibyo bisupu, ibyo bisombe. Murabizi ko nyine umubyeyi wabyaye wese aba ashaka iyo sombe, bayimuhate, buri ibiryo nyine bifite intungamubiri. Kandi n'abagore nawe wivuga ngo ndarwaye ngo meze nabi, wiyumvisha yuko hari ingaruka runaka zishobora kukubaho icyo kintu, ukirinde. Ubwo rero abagore mwihangane, mugerageze mugire apeti, namwe bagabo mute kuri abo bagore. Kandi ndumva yuko icyo ngicyo ntabwo ari inenge navuga yatuma wanga umuntu. Njye nari mfite ikibazo cy'uko wenda yaba ari nk'inenge, ariko oya, ntabwo ari inenge. Buri muntu wese byamubaho, waba uri umusirimu, waba uri umunyacyaro, waba uri minisitiri, waba uri uwo waba uri we wese birashoboka ko byakubaho kuko uri umuntu. Reka duhumurize uwo muntu wabinganirije, yari yambwiye ati iki kintu tuzakivugeho. Yego. Rwose ndumva aho ari akwiriye gutuza. Iyi video rero zo kuyimusharinga kugira ngo abashe gusobanukirwa, ndetse no gusobanurira umutima we, kuko buriya urumva ntabyo yari azi.
sawa rero abadukurikiye reka tubibutse kuri subscribe, likinga video, comment ni ingenzi kuri twese muri rusange, ariko comment nziza apana comment mbi, comment ivuga abantu nabi ntago ngiye nyikunda. Imana ikomeze barindi bamugisha, turabakunda cyane, bye bye.